Yes, murakaza neza kuri Dosi TV, ni YouTube channel itugezaho amakuru y'uburezi n'ikintu cyose cyateza abantu bacu imbere. Abantu bakunze kumbaza uburyo ki bwaba bwashyizweho na NESA mu kureba amanota. Ndabizi buri wese araza kugira amatsiko iyi video kuko mu kanya amanota araba asohotse gato cyane. Rero ni ingenzi kumenya ngo nyuma yo gusohoka ese nareba gute nk'umunyeshuri amanota yanjye, cyangwa se umubyeyi ni ubuhe buryo nakoresha kugira ngo mbashe kugera ku manota y'umwana wanjye. Abantu benshi dufite browser Chrome. Iyo ugiye muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe dusangamo browser zigiye zitandukanye, harimo Chrome, abagiramo ariko abenshi dukoresha Chrome. Yego, Chrome ku bantu batayizi ifite aka icon kameze gutya, so urayifungura rero, umara kuyifungura ukaza ukandikamo Rwanda National Examination. Yego, Rwanda National Examination, Rwanda National Examination Result. Ukimara kugira bahita baguha ama pop-up cyangwa zimwe muri search zagiye zikoreshwa n'abandi. Wakwandika Rwanda National Examination, wakwandika Examination Result, ibyo wakandika byose ntacyo biba bitwaye. Aho icyo uza kwibuka ni ukwandika 2026 ugakanda search. Ukimara kuyifungura urahita ubona ahantu handitse ngo check national examination. Yego, check national examination result. Yes, aha rero ukimara kukabona, kuko twajyaga dukoresha hano handitse ngo exam result publication, rero muri aka tubuze kuba dukoresha noneho iyi ngiyo muri SDMS. Ni sava twese kugira ngo tumaze kumenya y'u Rwanda cyangwa Mineduc, aho SDMS mu magambo arambuye ari Student Database and Management System. Yego, ni student, ni database ishinzwe kumanaginga nyine amakuru y'umunyeshuri. Ni link ya mbere niyo dukandaho, ukikanda bahita bafungura iyi poto n'ubundi. Iyi page ya mbere urahita ubona handitse ngo result na make appeal. Ku bantu bagiye kureba amanota bwa mbere baza bakanda kuri check results. Ubwo hari n'ubundi buryo turi wenda ashobora kuza kubabwiraho bwo kuri make appeal. Gukanda kuri make appeal ni bwa buryo kugira wenda bitewe na result zasohotse ukaba wenda utazishimiye, ushaka kuba warikarama niba ariko twabyita, iyo ukanze kuri appeal bahita bakuzanira kano kantu. Urumva ko igifunze ntabwo baratangira kuyifungura. Nibamara gusohora amanota immediately baza kwita bagira reka twigereho ukuntu tuyareba. Turaza dukanda hano kuri check result. Hari step zira muri enye. Ubwa mbere ni ukubanza kwandikamo your index number, nimero y'umunyeshuri, ya yindi bakoreyeho mu kizamini cya leta niyo yandikamo hano. Akimara kuyandikaho bahita bamugira gute, bahita bamuzanira amanota yagize buri somo ryose, bagenda bamwereka amanota yagiye agira, uko yagiye akora, ari nako bahita basobanura inama grade bakayikana overall. Step ya nyuma rero ni uko wasevinga aho cyangwa printinga ayo manota yawe uyakuye kuri browser. Yego, ubwo icyo uri buze gukora rero ni ukuza ukandikamo code yawe, sinzi ngo ni kangahe bitewe n'iyo ariyo. Nusoza uraza kugira gute, kuza gukanda kuri get result, iraza kwita byoroha. Yego, nayo makuru nari mbazaniye. Icyo nabashishikariza ni ukuza kuba update. Ku nshuro ya mbere bishobora kuza kujya bitinda kuko wenda abantu benshi babuze ko babyiganira kuri server bashaka kumenya amanota yabo, ariko nibwo buryo bwizewe kandi bworoshye. Yego, murakoze, mukomeze gufollowinga Dosi TV channel kugira ngo tubashe kugenda tubasangiza n'andi makuru ya update zose tugenda tuzibaha.
Good. Ubu uri mu kanya rero sasa.